Reka tubifurize ibihe byiza ndetse n'igitondo cyiza mwese aho mugiye muherereye, haba ku mugabane wa Afurika, Amerika, Aziya ndetse n'i Burayi, by'umwihariko no mu Rwanda. None turi tariki 25 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2024, dore tugarutse mu amakuru yacu akaba agiye kwibanda nanone hano mu burasirazuba bwa Kongo. Umuntu utakana subscribe, tereka dugusebe gukana subscribe, like na share hano ku Kuri News TV. Twirukanse reka duhere ku ngingo z'ingenzi cyangwa se impfunyamfunyi. Turagaruka hano ku magambo akomeye cyane yagarutse n'abatavuga rumwe na Kisekedi rwose ngibye ni birebire cyane. Moise Katumba, Marite Fayulu, Claude Lubaya bagarutse ku magambo akomeye cyane rwose. Hano Kisekedi ibintu bishobora kuba bitagiye kumugendekera neza, bitamworoheye, afite imigambi imibishya itari myiza cyane. Ese bihagaze bite? Aba wazalendo rwose, aba wazalendo bakomeze kugwa ku rugamba ari benshi cyane, nyuma yuko twagiye twumva ko aba wazalendo rwose nabo bitwaye bameze nk'abasivile. Tuvugana rwose hano za Karembe, Gahira na za Bigogwe haguye abawazalendo benshi cyane, ariko turaje turebe umubare w'abahaguye ukuntu bungana, kuko ngo ntago byoroheye habe naka nagakina. Turagaruka muri Rwama na Busoro, naho rwose hakomeje kuca umuriro waka ntiwareba cyane. Ibintu bikomeje kuba ibindi hagati ya FARDC ndetse na M23, ngo umuriro n'umuriro, ubu tuvugana rwose ngo ntiwareba. Urugamba ibintu ngo bimeze nabi cyane. Turava tugere muri M23 naho rwose ngo ubu tuvugana igeze aho bita Ipita hani hafi ya Pinga. Ibintu urumva ko rwose bikomeje kugenda nabi ku ruhande rwa FARDC, kuko urumva ko noneho bari tayari, bari hafi cyane kuba bagera hariya rwose ku kibuga cy'indege cya Pinga. Turanasimbukira Goma rwose turebe Goma ukuntu bimeze. Turababwira na Goma ukuntu bimeze rwose, tubaye update ukuntu bihagaze, kuko naho ngo ibintu ntago bikomeje kugenda neza, urwikeko ni rwinshi cyane na hano mu mujyi wa Goma. Ese bihagaze bite? Twirukanse reka tuyahere hano rwose. Ngo tuvugana hano ngo abawazalendo bamaje kugwa ku rugamba ari benshi cyane rwose. Ngo hano urugamba rumaze muri iki cyumweru cyose kishize, urugamba rwagiye rurabera hano za Bigogwe, Gahira ndetse na Karembe. Ngo tuvugana hamaje kugwa abawazalendo. Ngo nimba abawazalendo bonyene, hatarimo abafarisi n'abarundi n'abacancuro bose batarimo. Ku ruhande rwo abawazalendo bonyene hamaje kugwa abarenga 212. Ubwo urumva ko uteranyijeho n'abarundi n'aba FARDC n'abandi bose, urumva ko n'abasadeke bose, urumva ko hamaje kugwa umubare munini cyane w'abasirikare. Ko nimba abasirikare bagera muri 212, wazalendo ubwabo ari bo bamaje kugwa hano muri mirwano muri iki cyumweru gishize yaberaga hano za Bigogwe, Gahira ndetse na Karembe. Urumva ko ibintu ntago bikomeje kugenda neza rwose. Aba wazalendo ngo bamerewe nabi cyane, bari mu kiriyo gikomeye cyane, bari mu bihe bitaboroheye, kuko urumva ko umubare munini w'abasirikare babo bari gukomeza kugenda bagwa ku rugamba. Ni nako rwose hano i Karembe butuvugana tayari M23 ngo tayari ngo bamaje gushiraho umuyobozi uyobora kano gace ka Karembe. Ngo urumva ko rwose ngo M23 kuko niyo gahunda yafashe, ngo iyo igihe cyose ifashe agace runaka ihita ishiraho umuyobozi. Ubu nako bigiye kugenda na hariya za Gahira, kuko rwose na Gahira nayo ku munsi w'ejo tuziko neza kwabwiye ko yafashwe na M23 kumwe na Karembe. None tayari Karembe butuvugana M23 yarangije gushyiraho umuyobozi. Uretse ko buriya iyo M23 rwose igiye gutoranya umuyobozi, akenshi hari igihe ireba n'uwari uhari, ikareba wenda se yarabanye n'abaturage byari bimeze bite, yabona ibintu byari bimeze neza atabangamiraga abaturage, akabiri ishobora kuba yarekeraho. Ariko nuvuga ngo igira gute iyo imaze gufata agace runaka ihita igaha umuyobozi kugira ngo ibintu bigende neza, akakomeze kayoborwe neza mu mahoro, ibintu nta kibazo. Reka twirukanka dusimbukire muri 23 rwose, ngo iri gukomeza kwavansa cyane n'imbaraga nyinshi cyane, n'imbaduko nyinshi cyane, kuko rwose iyo ifite gahunda ngo nta guhagarara, ngo ibintu iyo ngo imba ifite intego igomba gukomeza kagenda kavanza. Kuko tayari butuvugana igeze aho bita Ipita. Ngo ntumve Ipita mumve ko ni hafi cyane noneho ikibuga cy'indege cya Pinga. Yemwe urumva ko Ipinga utuvugana naho tayari utwavuga ko M23 kugira gutegeye kwa sesekara nkuko yafashe na kano gace ka Karembe, kuko nayo nimbigeze Ipita ho rwose ni hafi uvuye bundi Ipita leta y'ikirahere leta werekera za Pinga. Ubwo urumva ko FARDC rwose n'abambari bayo
ndetse na General Guido rwose agiye gukomeza yigamba yivuga ngo ngari kwikora mu mitanazi ngakibwira abatanazi. Urumva ko byakomeje kumuyobera. Ubu tuvugana yanahunze kandi yarahungiye muri nico byapinga, ahubwo ubu tuvugana nawe ushobora gusanga ari gushaka ahandi hantu ashobora kuba agiye kuba yahungira, kuko ibintu bye ntago bimworoheye habe naka na gake. Turava rwose hano za pinga rwose dusimbukira hano muri Rwama na Busoro rwose naho ngo ibintu bikomeje kuba ibintu bikomeje kuba birebire, ibintu bikomeje kucikana, kuko ngo ubu tuvugana muri Rwama rwose no muri Busoro hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane, imirwano ikomeye, mwumva ko ari imirwano ikomeye cyane, kuko ubu tuvugana FARDC ndetse na M23 bigukosanyaho, biri kwatsanyaho umuriro, biri kotsanya igitutu, ibintu bimeze nabi. Hamaje kugwa n'abasirikare benshi cyane, maje kwakira n'amakuru menshi ko hamaje kugamo abasirikare bagera kuri 15 ku ruhande rwa FARDC, gusa ngo no kuri 23 ngo harimo abahaguye ngo ari bake cyane. Ubwo urumva ko rwose ku mpande zombi ntago ibintu bigiye gukomeza koroha habe naka na gato. Reka dukomeze twitega turebe ukuntu biraza kugendekera hano muri Rwama ndetse na Busoro. Uru rugamba rukomeje kuba rwendereye kugeza aya maginga ya, kuko n'ubu tuvugana baracari guhangana rwose, imirwano iracari imirwano. Turagaruka kwa Gisekedi rwose ngo ni Gisekedi Kilombo mwana wa Mulumba na rwose ngo ibintu bikomeje kumugendekera nabi, kuko ngo aho yashatse gashaka none ngo kuba yayobora RDC ngo imyaka yose, kuko ngo itegeko nshinga afite gahunda yo kugira gute yo kurihindura. Gusa ibi abatavuga rumwe nabo rwose harimo ba Moise Katumba, Martin Fayulu ndetse na Claude Lubaya, abo bose bakomeje kubyamaganira kure, ngo kuko rwose ibi bintu Gisekedi rwose ashaka guhindura itegeko nshinga kandi nta kintu agejeje ku baturage, ngo ntago ari byo kandi nta kintu byafasha abaturage, kuko ibintu byakomeje kumuyobera, nta kintu agenda akora rwose. Murabona ko ahubwo umutekano ukomeje kuba ubarizwa ku ntoki, kuko abaturage bakomeje kugenda bicwa, bafatwa nabi, bagwa mu mirwano igiye itandukanye, kandi urabona ko na M23 rwose yagiye ikomeza kugenda imufatana ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye, nta kintu arimo gukora. None rwose ngo muri iyi minsi harimo ngategura ngapanga ngakubita hirya no hino ngareba ngashaka ngo uburyo ngo yahindura iri tegeko nshinga kugira ngo akomeze yongeze izindi manda nyinshi cyane, ngabe yayobora rwose iyi Kongo kugeza ngo abaye umukambwe. Ubwo urumva sinzi, reka tubyitegutere nimba koko ibi bintu azabasha kubigeraho, kuko ngo rwose ni umugambi yacuze ngo umaranye iminsi ngo akaba ashaka kuwishira mu bikorwa, kandi ngo urebye rwose akaba nta kintu ngo yafashije abaturage, ngo akaba ari umubeshi, akaba ngarimo afata abaturage bene igihugu ngo akabita ngo ni abanyamahanga kandi ari abene igihugu. None akaba ashaka no guhindura ahubwo itegeko nshinga kugira ngo akomeze ayobore abaturage, kandi nabo yitwa ngari kuyobora abenshi ari kuvuga ngo ntago ari abo mu gihugu ce, ngo nta banyamahanga kandi bose ari abo mu gihugu ce. Ubwo urumva ko rwose kwa Gisekedi naho bikomeje kuba ibindi, akomeje gushaka kugundira ubutegetsi, akomeje gushaka ku buryo bwose yazaguma ku butegetsi, ngo kandi nta kamaro agifite, ibintu byiwe rwose ngo byarakomeje kurambirana. Reka dusoreze hano mu mujyi wa Goma rwose naho ibintu ni deployment zikomeye kwa deployment. Ubona ko ngo umubare mwinshi cyane w'abasirikare hano mu mujyi wa Goma ukomeje kuba umubare mwinshi cyane. Ku kibuga cy'indege ntiwareba umubare mwinshi w'abarundi uri kugenda uzanwa, none abarundi bongeye kuba benshi cyane ku kibuga cy'indege hano Goma, bari kuzanwa baje kongera gutanga umusada rwose mu bice bigiye bitandukanye, ngo za Sake hehe na hano za Karembe hose, kugira ngo barebe ko babasha guhasha iyi M23 ikomeje kugenda ibakubitira ahagaragara, ibakubita inkoni zikomeye cyane, ngo bongeye rwose kugira gute kuzana ngo ibihumbi n'ibihumbi ngo by'abasirikare b'abarundi, kugira ngo barebe ko baza gufasha iyi FARDC nanone ku rugamba ruri gukomeza kugenda rubera hano za Warikare, kugira ngo barebe ko bafasha FARDC kuba M23 itanagera na hariya mu kibuga cy'indege cyose cya Pinga, kuko ngo baba basebye cyane. Reka tubashimire cyane mwese mwabanye no kuri News TV. Tubashimire rwose, muntu utarakanda subscribe, musabikana subscribe, like na share. Mwari kumwe na Damien, ciao.